kandi agira n'icyo atubwira. Murakoze. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Murakoze cyane. Mpagaze aha ngaha rero kugira ngo mbagezeho intashyo zaturutse mu itorero tubarizwamo ryitwa hehe? Remera barabatashye, kandi ndifuza ko njyana intacyo zanyu kugira ngo nanone nabo nzibashyikirize bamenye ko twageze aha ngaha. Mwemeye ko njyana intacyo zanyu? Murakoze cyane. Icya kabiri ndagira ngo nshimire cyane korali abungeri badutumiye. Ndagira ngo mbashimire cyane kuba mwaratuzirikanye mukadutumira kugira ngo tuze twifatanye namwe kuri uyu munsi wo gushaka inkunga yo gukora umurimo w'Imana. Byaratunejeje cyane kandi twarushijeho kubakunda, nubwo twari dusanzwe tubakunda ariko twabakunze cyane, kandi bizadutera kujya tugaruka kenshi. Muzajya mudutumira kenshi, kandi twishimiye uburyo mwateguye igitaramo cyiza cyane cy'akataraboneka. Twese tubakomere mu mashyi. Twashimiye uburyo mwatwakiriye tukaduha icyiciro cyiza, mukatuzimanira ahantu hadasanzwe. Imana ibagire neza kandi baho umugisha. Tuzahora rero tubazirikana. Natwe rero muri uyu murimo mukora mwiza, twagira ngo tubabwire ko tubateye inkunga y'ibihumbi 100. Imana ibagire neza, ibaho umugisha. Turabakunda, mukomeze umurimo. Kugaruka kwa Yesu ni ihame ridakuka. Maranatha. Murakoze cyane. Amazina nitwa Muvunyi Rubeni.
abantu bose baririmbye muri iyi korali. Uyu munsi ni igitaramo cyayo kidasanzwe kandi kiri guca live. Reka nsabe umuntu wese waririmbye muri iyi korali aze hano, aze afatanye na bagenzi be, kandi ashobora no kuza afite n'icyo yavuga, ariko tumuhamagaye muri uyu mwanya kugira ngo ahagararane na korali ye hano kuko bafatanije bakoranye umurimo. Nyuma y'indirimbo imwe turatarama sasa. Umva ko turirekura, mu kanya naribonye hano rwose bigenze ukundi. Mu kanya turirekura kuko Imana turayinezererwa kandi nayo inezezwa nuko tuyinezerewe. Ambassador ziraririmba, ubundi ni mudataha nayo nitaha, hanyuma ni mutaha nayo irataha. Ubwo rero nyuma y'indirimbo ni ukuririmba indirimbo. Hari indirimbo zasabwe baririmbye zimwe, hari n'izindi bari buririmbe. Nibaza ko korali yamaze kuhagera. Burya na pastor yaririmbyemo cyangwa aririmbamo. Ni umuyobozi mwiza cyane rwose, arakoze. Ndumva umwanya nawe uharira rero korali mu ndirimbo imwe, ariko hagize n'ugira icyo yavuga yakoresha uyu mwanya ko nta wundi mwanya turi bugire, ahubwo umwanya uri bukurikireho ni wo kuririmba gusa tukazamurwa. Yakoze cyane, umutima wakomeje kumata, cyageka nahagurutse ndi kumwe n'abaririmbye muri korali. Amatsiko wenda nabamara umunsi bahimba korali Abungeri, iryo zina Abungeri mama Grace yari ahari twari kumwe. None umurimo nkora ujuje kumwe ibitabo. Mfite igitabo cyitwa Ibihamya by'itorero, igitabo kimwe gitanzemo inkunga kigura kine bitatu magana 500. Uzagishaka azakigura ahita agitwara. Ngiye kuvuga ngo twaricaye dutora amazina, izina ryanjye ryo ryemerera ryitwa korali Abungeri, ni jye wayise izina. Mubaho rwose babyeyi, reka noneho twumve indirimbo nimba nta rindi jambo. Murakoze. Ibihe bikomeye twanyuzemo, ubwawe
myiza y'itorero kuko icyo ari cyo gikwiye wizeye warukwiye kurangwano kwegera Imana wisubiyeho ukemera guca bugufi cyane ugafasha ukakiranuka mu mirimo myiza y'itorero kuko icyo ari cyo gikwiye wizeye ubundi reka nkubaze akabazo ni iyihe strategy wakoresheje kugira ngo abo bantu bakwitabe bangana batyo? Mbwira byibura akabanga waba warakoresheje. akabanga ka mbere nuko abana b'Imana twese turi bamwe, yego, impande enye z'u Rwanda cyangwa se za kano karere turimo, yego, ariko ikirenze ibyo ngibyo buriya uko tugenda tugera mu ikoranabuhanga, yego, naryo rigenda ridufasha mu buryo bwo kumenyekanisha inkuru y'agakiza ka Yesu Kristo. muri make uragira uti niyo mpamvu twarenza akarere tukarenga imbibi tukagera hirya kure, sibyo? Tugatumira korali ambassadors muri aka karere ka Karongi, nibyo? Yego, yego, bakaba baje hano. Ntekereza yuko n'ubwa mbere baje cyangwa n'ubwa kabiri cyangwa n'ubwa kenshi. urakoze cyane. Yego, korali ambassadors iheruka ino, niba nibuka neza, mu 1998. ubwo hashize imyaka ingaha bazi kubarara? Ni bayibare rwose.
twari turi hano muri stade ni imyaka ingahe? 25. Hai nka data uzi ko umwana wavutse icyo gihe uyu munsi wamushingira wamuha umugabo cyangwa ukamuha umugore. Uyu munsi rwose korari iri hano kandi yazanye, uzi yuko icyo gihe, ariko ushobora kumbwira icyo gihe yayoborwaga nandi? Ntabwo nawe nkimwibuka. Ntabwo waba ukimwibuka ya? Ariko iriya korari amateka yayo ntekereza ko nzi yayobowe n'abantu babiri, witwa John na Muvunyi. Gusa icyo gihe nimba yari Muvunyi nimba yari John ahari baraza kutubwira, ariko uzi yuko Muvunyi ari hano kandi akiri umusore. Ariko muntu w'Imana, Monsieur muyobozi, inshuti yacu, haguruka bose. Uriya ni umuyobozi wa Ambassadors, ni mumwakire n'abashyi menshi. Imana imuha umugisha, akora umurimo udasanzwe, ari kumwe n'inshuti n'abavandimwe bazanye bamuherekeje. Mbonereho umwanya wo kubakira ndetse n'abandi bayobozi batandukanye bagiye baza baherekeje amakorari yabanye natwe muri iki gitaramo. Rwose mwumve mwisanzuye, nagira ngo urebe uburyo umurimo ari mwiza kandi ari mugari. Uriya musaza ntasaza. Ngize ngo uriya musaza ntagira ati ntabwo asaza. Basa ko kantu nakumvise. Ndakumvise. Rega nta musaza muri Yesu Kristo. Yego. Rero ntekereza yuko rwose kwishima ufite ishingiro. None se nyuma yo gukoresha ikoranabuhanga kandi ukanatumira abantu bakanakwitaba, ubundi ni iki kindi wabatumiriye? Ni ukumva indirimbo bagataha cyangwa hari ikindi kintu waba wifuza kubabwira? Icya mbere no kugira ngo bumve indirimbo, bumve inkuru nziza y'agakiza ka Yesu Kristo, kuko niyo yibanze. Ariko indi gahunda nyamukuru ikurikira iyo ngiyo nuko twifuza igitaramo, mbese turi mu gitaramo cy'interankunga. Yego. Aha, igitaramo nterankunga cya korari Abungeri. Yego, sibyo? Turi mu gitaramo nterankunga cya korari Abungeri. Ubundi se hari umushinga mufite? Hari icyo mwifuza kugeraho? Umushinga turawufite. Yego. Kandi burya mwibwiriza butumwa harimo ingeri nyinshi. Yego. Ariko umushinga nyamukuru dufite ni umushinga muremure ugendanye n'ibwiriza butumwa. Yego. Urabona aka karere ka Karongi cyangwa se muri iyi ntara y'Uburengerazuba, ndayiruzi rwose. hano muri Karongi, kandi ahangana hari icyicaro cy'intara, nta studio ihari. Ubu rero twifuje kugira ngo dutangize umushinga wo kugira studio muri kano karere, muri kino cyerekezo, kugira ngo yaba ari amakorari, yaba ari abaririmbye ku giti cyabo, bajye babona aho bajya muri studio badakwisa urugendo bajya i Kigali. Murakoze. Urakoze muyobozi. Reka nkubwire rero, kubera ko ntumvise neza kandi n'abantu bakaba bakumvise neza, ngiye kuguha umwanya ujye kwicarira. Nsabe na korari ijye kwicara. Buriya rero hanyuma niturangiza buriya ikindi cyagiyeho. Yego. Ubundi uwo mushinga uraremereye. Ariko imbanziza mu mushinga wayo, yego, nibura dukeneye miliyoni 10. Miliyoni 10. Reka ibyo niyo utabivuga abo bantu bari babyumvise. Kandi bari bagiye no kubikora. Ariko kuko ubivuze, buriya hari icyo bumvise kirushijeho, kuko ijambo ry'umuyobozi burya riba rikomeye. Niyo mpamvu rongeye gusaba tugiye kwinjira mu gikorwa pe, kuko turashaka kumva indirimbo, turashaka gutarama, turashaka kunezerwa. Ngiye gusaba korari ijye kwicara. Hanyuma nijya kwicara, turasaba abanditsi batandukanye, ibaza yuko bashobora kuba bateguwe, bagire ibyicaro kandi mbabone mu byicaro bicayemo, kugira ngo tubashe gutera inkunga korari Abungeri. Kandi izo miliyoni 10 turazibona. Mfite icyizere. None se nimba twabwiye ijuru tuti wa kirere we hagarara, kubera yuko Imana ariyo igutegeka, mbese cyahagaze. None se amafaranga ari mu mifuka yanyu muribaza ko ari mwe muyategeka gusa? Oya, murayazana, kubera yuko mufatanije n'Imana gucunga umutungo, kandi yaduhagarikiye ikirere. Ni bangahe bafatanije nanjye gusenga? None se Imana yatwumvise? Shema, little brother.
atakufikisha mbinguni. Fuata nyayo zake Yesu Mwokozi, yeye ni njia safi ya kwenda mbinguni. Mpe sasa maisha yako leo, atakufikisha mbinguni. Fuata nyayo zake Yesu Mwokozi, yeye ni njia safi ya kwenda mbinguni. Mpe sasa maisha yako leo, atakufikisha mbinguni. Fuata nyayo zake Yesu Mwokozi, yeye ni njia safi ya kwenda mbinguni. Mpe sasa maisha yako leo, atakufikisha mbinguni. Atakufikisha mbinguni. Atakufikisha mbinguni. Atakufikisha mbinguni. Atakufikisha Yesu ni nzira, Yesu ni nzira, Yesu ni nzira y'ukuri ijya mu ijuru. Nta yindi nzira munsi y'izuba twaboneramo gukizwa, ni Yesu gusa. Yesu ni nzira, Yesu ni nzira, Yesu ni nzira y'ukuri ijya mu ijuru. Nta yindi nzira munsi y'izuba twaboneramo gukizwa, ni Yesu gusa. Yesu ni nzira, Yesu ni nzira, Yesu ni nzira y'ukuri ijya mu ijuru. Nta yindi nzira munsi y'izuba twaboneramo gukizwa, ni Yesu gusa. Benshi benshi abatamuzi n'abandi bashidikanya imbaraga ze, tubabwire bose bose babyumve, uwemera niyemere, uwanga yemere. Yesu, Yesu ni nzira, Yesu ni nzira, Yesu ni nzira y'ukuri ijya mu ijuru. Nta yindi nzira munsi y'izuba twaboneramo gukizwa, ni Yesu gusa. Yesu ni nzira, Yesu ni nzira, Yesu ni nzira y'ukuri ijya mu ijuru. Nta yindi nzira munsi y'izuba twaboneramo gukizwa, ni Yesu gusa. ibyo yakoze i Betaniya, ubwo yaririraga ku mva ya Lazaro, yahamagaye mu bubasha bwe, Lazaro ava mu gituro ari muzima. Ibyo yakoze i Betaniya, ubwo yaririraga ku mva ya Lazaro, yahamagaye mu bubasha bwe, Lazaro ava mu gituro ari muzima. Yesu, Yesu ni nzira, Yesu ni nzira, Yesu, Yesu ni nzira y'ukuri ijya mu ijuru. Nta yindi nzira munsi y'izuba twaboneramo gukizwa, ni Yesu gusa. Yesu ni nzira, Yesu ni nzira, Yesu ni nzira y'ukuri ijya mu ijuru. Nta yindi nzira munsi y'izuba twaboneramo gukizwa, ni Yesu gusa. Yesu niwe nzira y'ukuri. Haleluya, Yesu niwe nzira y'ukuri. Haleluya, Yesu niwe nzira y'ukuri.
mwiza wino umwemere nshuti uwanekoresha Yesu ni nzira Yesu ni nzira Yesu ni nzira y'ukuri ijya mu ijuru nta yindi nzira munsi y'izuba twaboneramo gukizwa ni Yesu gusa Yesu ni nzira Yesu ni nzira Yesu ni nzira y'ukuri ijya mu ijuru nta yindi nzira munsi y'izuru twaboneramo gukizwa ni Yesu gusa Yesu niwe nzira y'ukuri Haleluya Yesu niwe nzira y'ukuri Haleluya Yesu niwe nzira y'ukuri Yesu niwe nzira y'ukuri Haleluya Yesu niwe nzira y'ukuri Yesu niwe nzira y'ukuri Haleluya Haleluya Yesu mwiza Yesu mwiza nzamukunda nzamukunda Haleluya Yesu mwiza cyane mureke mukunde nzamushima iteka uwo wabanje ibyaha byanjye byose ku musaraba mureke mukunde nzamushima iteka uwo wabanje ibyaha byanjye byose ku musaraba Yamenye kubera urukundo
Magari
turasaba pasitoro n'umuyobozi wa korali abungeri baze hano iyo bamara kuvuga n'ubundi muraba mukiri hano hanyuma n'ubundi turababwira icyo gukora. turifuza ko mwaduha indirimbo yitwa impanda. Impanda rwose muyituririmbire, mwaba mukoze gutya, murakoze. bazayumva bose abapfuye bose bazazuka abamutegereje bagamba babagirana ababikomeye bavuye mu masoni Yesu uzamubona Yesu umwami wacu Yesu agarutse kandi tuzaruka tuzanezerwa twese tunesheje aba bose abamarayika bose ubuzima bwinshi bazuzesha twese tuzazamuka mu cyubahiro dusanganire uwo mwami abazaba banesheje isi bazishima bitarondorwa umukiza azahamagara amazina yabo bose bazatumbagira mu kirere bari kumwe n'uwabacunguye Yesu indirimbo zisakare mu kirere uwo munsi
ndabukwifurije uzaburihe uwo munsi ukomeye subiza uzaburihe muri uwo munsi umugisha azahamagara bose amazina yawe yacunguye bose ababishishuraga mu maraso ye Yesu akagutegereza kugeza ku mperuka Yesu uzamubona umwami wacu Yesu agarutse kandi tuzaruhuka tuzanezerwa tunesheje aba bose abamarayika bose tuzazamuka mu cyubahiro dusanganire uwo mwami Yesu tuzamubona umwami wacu Yesu agarutse kandi tuzaruhuka tuzanezerwa twese tunesheje aba bose abamarayika bose abazimana inshishi bazimuzesha jewe nawe tuzazamuka mu cyubahiro dusanganire uwo mwami twese tuzazamuka mu cyubahiro dusanganire uwo mwami
ambassadors bagiye kugira inyuma ho gatoya. Hari akanama bagiye gukora gato ariko banamira na kuka. Ayomira kuka hanyuma mpamagare pasitoro. Ubwatsi turimo rwose nubwe, mpamagare perezida wa korale abungeri nawe ubwatsi turimo aba bantu babaye abe, ndagira ngo tubahe umwanya bagira ikintu batubwira. Nibamara kutubwira ambassadors baba bamaze kumira akuka mu ndirimbo imwe yayindi naho za mvugana hari umuntu agiye kubibwira hari arabizi ya ndirimbo nyine yayindi niyo bari budusoreze nayo twese twishime kandi tunezerwe. Umva icyo ndafite nicyo ntabahaye ariko ibyo nari mfite nabibahaye. Rero reka twumve icyo abayobozi batubwira, hanyuma iyo ndirimbo bararirimba abayobozi n'ubundi bari hano, nibarangiza pasitoro ari we asenga isengesho risoza, hanyuma buri wese yerekere mu nzira imucyura mu rugo. Murakoze. Itangazo ryihutirwa, abantu bisure baca mu mazi barakenewe byihutirwa hano hirya gatoya kugira ngo bavugane n'ubashaka. Ariko kubera ko abayobozi mbubaha, reka mpamagare, hari ikintu nasabwe ntari bwihanganire rwose kuba mfite uyu mwanya, nawe aranyihanganira kuko bankubita amanutse hariya hepfo. Sanyo ngwino hano. Sanyo bambwiye bati yego yasuhuje abantu ariko turashaka byibura kumva ijwi rye. Rero nimba basuhuza, nimba aririmba, nimba simbizi, ariko barashaka kumva ijwi rye. Nabisabwe n'abantu benshi nari nyibagiwe, ntabwo rwose nari gucika ngo ndenge kuri bariyeri hariya. Reka twumve Sanyu narasoza turakira umuyobozi wa korali, hanyuma arakurikirwa na pasitoro. Pasitoro nasoza indirimbo iri buririmbwa n'abari hano aze kudusoreza n'isengesho. Murakoze. Murakoze. Muraho neza. Yego. Muraho neza. Yego. Murakoze ko muri mwanya, turabashimira ko mwatwakiriye neza n'urugwiro rwinshi. Imana ibahe umugisha. Turabakunda cyane ndabakunda njyewe cyane. Nkunda abantu bakunda abantu kuko Imana idusaba gukundana. Ndumva nta kindi narenzaho. Naririmbye hano. None se ikibazo burije twari kubanza tugatanga andi mafaranga sasa, noneho tugashyiraho akaririmbo nka tubiri, ariko nyine burije niba tuzagaruka simbizi. None se hari umuntu ufite igihumbi hano? Namanike. Yego. Ambwira indirimbo ashaka ko ndirimba. Yego. Ni igihumbi nivugiye make nta kibazo. Umuntu ufite igihumbi cyonyine. Urafite bitanu? Bizana. Afite bibiri nabyo bizane. Ubwo rero muri naniwe ngiye kubikira kuri Birimba turabifite. Ufite bibiri bizane. Yego. Bizane. Wow. Harundi reka mbabwire, ntabwo ari ukugira ngo turirimbe kugira ngo mutange amafaranga kuko ntabwo umurimo w'Imana bawukura, ariko gutanga bizana umugisha. Yego. Njyewe nize gutanga ndi muto cyane, ndi muto ngana n'aba bana kandi nabonye imigisha myinshi. Icyo waba ufite Imana ibiguheramo umugisha. Rero niba ufite make yazana, ariko natinze twaririmba tu, ariko ibyo amafaranga muyazana. Yego. Sanyu kugira ngo se bazanye bibiri oya da, ahubwo umva icyo akubwira uwo nguwo. Dore note. Yego. Yego. N'abandi bazi gutera inkunga. Hari umuntu wari wavuze yego nshuti y'Imana. Yesu agumugisha. Aha. Hari undi kugira kirinde. Yego ngayo n'ayandi rwose. Haleluya. Amena. Ariko Sanyu rwose burya rwose igikundiro cy'Uwiteka. Ndibaza ko Sanyu rero muramwumvise kandi uko niko avuga. Murashaka ko aririmba akapera nk'agace kamwe k'indirimbo runaka?
yego yose ntibyakunda kuko korari igiye kuririmba yose kandi aririmba muri korari, ahubwo tugiye kumva akapera igice kimwe cy'indirimbo cya Sanyu. Hari n'undi hano ukuzaniye inkubona. Amena. Yego hagiye kuturirimbira rero ngaho nimuceceke mwumve Sanyu, nasoza dukomeze gahunda. Ariko namara gusoza hari undi muvandimwe ni mwebwe, hari undi muvandimwe bambwiye batumye kandi ushaka kugira icyo avuga. Hari undi muntu ushaka kugira icyo avuga batumye, ntekereza ko cyangwa se ni wowe. Yego reka tumwumve hanyuma. Imana ni nziza Ibihe byose kandi ibihe byose Imana ni nziza niyo kamere yayo. Nahagaze imbere, ubwa mbere mpagarariye abafana, ubwa kabiri nanjye nshiremo mukanya, ubwa kabiri nje mpagarariye famiye emerewe isi, famiye ibarizwamo inshuti ndetse n'abavandimwe b'umuhanzi emerewe isi. Nkatwe nka famiye twemeje kuzaha inkunga kurara bungere mu rwego rwo kwirinda kuzajya mu rwego nyine rwo kudufasha kugira ngo tutazongera kuzajya turavunika tujye kudufasha kubetinga i Kigali. Tuzatanga 30,000. Murakoze. Amen. Ayo mafaranga twari kuyareka rwose. Reka noneho twumve Sanyu. Yego. Umuntu umwe yarandebye aratangara, mubwiye ko ngiye gushimira Imana, nyuma yaho muye n'ibigeragezo, yibaza niba mfite ubwenge muri jye, nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiriye gushima, ariko nyuma nza kwitegereza nsanga hariho byinshi byatuma nshima Imana. Sanyu Imana imugisha. Reka twumve noneho umuyobozi wa korari. Helena arakoze, ariko ndatekereza ko ntavuga nyuma ya pasiteri n'umuyobozi wanjye, ariko mu magambo abiri, rimwe ni ugushima. Ishimiye buri wese wabashije kuboneka muri iki gitaramo. Imana imugisha. Turi ingeri zitandukanye, hari abavandimwe bacu bo mu yandi matorero bifuje kubana natwe. Imana aho bari ibaha umugisha, kandi icyo nifuriza buri wese ni uko twese nandeva ari mu ijuru, buri wese irabiharanire, kandi Yesu yatanze inzira. Yesu yaravuze ngo nige nzira no kuri n'ubugingo, unyizera azabona ubugingo buhoraho. Mwese rero mbifurije umugisha w'Imana. Nshimira itorero rya Galilaya ndetse n'umuyobozi w'intara yacu, bemeye yuko dukora igitaramo. Imana ibaha umugisha. Reka nshimire itorero rya Rubengera, naryo n'abakunzi bacu batwohereje korari urumuri. Imana ibaha umugisha. Nshimire itorero rya Hopitali, naryo ryatwohereje abaririmbyi. Imana ibaha umugisha. Mbikuye ku mutima kandi mvuga nti mbese ambassadors bazagaruke, bazagaruke, babitwemereye. Imana nibishima bazongera bagaruke. Reka rero nshimire itorero rya Remera, nabo mubabwire yuko twabashimye. Imana ibaha umugisha. Nshimira korali ambassadors yemeye gutanga igihe cyayo, ikamanuka muri imisozi miremire y'akarere ka Karongi, ikaza kuvuga ubutumwa aha ngaha. Imana ibaha umugisha. Muri makeya, Uwiteka duhana umugisha mu izina rya Yesu. Ni wowe nizeye, Uwiteka Mana yanjye, ni wowe nizeye, Uwiteka Mana yanjye. Iyo yari insanganyamatsiko y'amateraniro yacu y'uyu munsi kuva ejo kwa nyuma w'iminsi 7. Mbere na mbere turashimira Imana. Dufite impamvu nyinshi zikomeye zo gushimira Imana. Ubushize nari ndi kumwe n'abizera bigarira mbabwira ngo
ibyo wumva udashoboye ujye ubyikoreza Imana. Haleluya. Mwabibonye? Mwabyiboneye? cyane. Buriya kuri golfe imvura yahaguye, betani yahaguye, hirya za Kiniha na hano haruguru no hakurya hariya, ariko ahangaha nta mvura yahaguye. Ntabwo ari ukubera mwasenze cyane, ahubwo nuko Imana yarishimiye amateraniro ikaba iyafitemo inyungu kuruta undi muntu wese. Kubw'iyo mpamvu rero mujye mugirira Imana icyizere, kandi mu murimo w'Imana mujye mureka gutinya rwose. Imana ibiri ku murimo. Ndashimira Imana rero kubyo yakoze, Imana ihimbazwe. Ndashimira abizera b'Itorero rya Galilaya mu bufatanye n'abungeri bakoze gahunda ngiyi. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Nimumfashe nanone dushimire ubuyobozi bw'umurenge wa Bwishyura bwatwemereye bukaduha ino stade ngo tuyikoreremo. Haleluya. Turabashimira rero, dushimira n'abandi bayobozi mu nzego zose twamenyesheje, barimo ubuyobozi bw'akagari ka Kiniha, ubuyobozi bwa polisi yacu muri uyu murenge, ndetse n'ubuyobozi bw'ingabo. Abo bose bagize uruhare kugira ngo tube turi hano, kandi nanone tudafite ibiduhungabanya. Imana ishimirwe igihugu cyiza yaduhaye, igihugu cy'amahoro n'umutekano. Turashimira korali abungeri. Korali abungeri muri he? Muzamure ibiganza. Ndashaka ko korali abungeri bonyine bavuga ngo amina. Korali abungeri muvuge ngo amina. Reka mbabwira yuko binezeza umubyeyi iyo umwicaje ku ntebe y'icyubahiro. Imana ibaho umugisha rero. Mu nkundere rero dushimire abashyitsi bacu batugendereye uno munsi, barimo abo mu matorero atandukanye atuzengurutse. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Turashimira abashyitsi b'abatumirwa. Turashimira korali Saved by Grace yaturutse kuri Ngoma ku cyicaro cya field yacu. Uwiteka abaho umugisha, yite ku mirimo y'amaboko yanyu, kandi ibyifuzo byanyu bisubizwe rwose. Turashimira korali Urumuri. Turashimira korali New Hope. Turashimira korali Byegera. Tugashimira na korali Mukingurire. Turashimira Emile Lewis ndetse na Steven. Tugashimira by'umwihariko korali Ambassadors. Imana ibaho umugisha rwose. Ndagira ngo nsaba bizera muri hano, abantu musenga mubyumvire ku murongo wabyo. Mujye hari abandi bashyitsi banyibukije. Mujye musengera korali Ambassadors, muyisabire umugisha. Imana igendana nabo, bakora umurimo nk'uyu muri iki gihugu no hanze yacyo. Ni ukuri ngira ngo si ubwa mbere mbibabwiye. Imana igikomeze bane namwe. Ntabwo ari ubwa mbere mbivuze, Uwiteka ajya agendana namwe. Hari na bene data bari hariya, il parle le français ou l'anglais. Allez voir mon bande. Oh, turabashimira. Can you translate for them? Turabashimira cyane, kandi nabo badufashije muri uyu murimo. Imana ibaho umugisha. Turashimira brother David. Imana ikomeze kubana namwe, kandi mu materano nkaya mujye mukomeza mudusure. Uwiteka abagirire neza. Mu nkunde rero nanone ngera ku musozo, ishimire MC wacu wabanye natwe, mbese yadufashije. Uyu muririmbyi rwose muri korali abatwara mucyo. Imana imugire neza. Ubundi nuko mwambuye ijambo ngo asoreze aha, nawe ntabwo ari buducika aturirimbiye, kuko aremba muri korali, ariko ubutaha nagaruka azaturirimbire. Mu nkunde rero nshimire nanone by'umwihariko abayobozi muri field yacu batugendereye. Field yacu rwose nabo barahari. Reka mbasaba aho bicaye hariya bahaguruke. Ndabona abadufasha mu bijyanye n'umucungamutungo barahari. Barahari hariya nabo turabashimiye, kandi reka tubakire mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu, Imana ibaho umugisha. Amen. Bayobozi bacu,
kirere hejuru mu kirere hateye ubwoba haratinyitse nyamara haratangaje ikirere hagaragara gukomera kw'isumba byose uwahagenze wese ari umugabo wihamye n'ukuri hejuru mu kirere hateye ubwoba haratinyitse nyamara haratangaje basobanura dusize bafite kubihaboneka mujye munabasha kwitegereza neza mu kirere ibicu tureba hejuru ya byomake ubwoba ibicu tureba uwiteka yahashashe uburebure bw'ibicu nyamara no hejuru y'ibyo naho hasasirindi yego naho biserera mu gihe kimwe nyamara mu kindi gihe biguma hamwe bikituriza uwiteka yahashashe uburebure bw'ibicu nyamara no hejuru y'ibyo naho hasasirindi mu kirere yego naho biserera mu gihe kimwe nyamara mu kindi gihe biguma hamwe bikituriza ibyo hejuru bigeze igura aho hafite ahandi hejuru ndetse n'abahanga n'isini bazi iherezo ryabo aho hejuru yo hejuru yo hejuru n'ibimana ibaha isumba byose yicaye hasi ubwo wese mbana y'icyubahiro mu kirere abayobozi agaruka bahaturagira ibibazo by'ereneri ibibazo by'ereneri byo gajuru imbaraga zishyurirwa amabanga yose basobanurirwe imbaraga tureba mu kirere hejuru mu kirere abayobozi agaruka tuba tukagira ituza cy'ereneri ibindi tuza cy'ereneri n'agajuru imbaraga zishyurirwa amabanga yose basobanurirwe imbaraga tureba mu kirere hejuru mu kirere abayobozi agaruka bahaturagira ibibazo by'ereneri ibibazo by'ereneri byo gajuru uwo munsi imbaraga zishyurirwa amabanga yose basobanurirwe imbaraga tureba mu kirere hejuru mu kirere abayobozi agaruka tuba tukagira ituza cy'ereneri ituza cy'ereneri byo gajuru uwo munsi imbaraga zishyurirwa amabanga yose basobanurirwe imbaraga tureba mu kirere. Haleluya haleluya hari abantu babiri mu gihe korari irimo imanuka iva kuri stage ijya hariya mu myanya yabo nari nibagiye gushimira kandi birakwiye ko nabo tuvuga amazina yabo muri iteraniro ry'abera umuntu wari uri kuri sonorizasiyo kuva ejo nimugoroba kugeza uyu mwanya nahaguruke rwose muvandimwe ntabwo uri kumenya izina ari Imana yite ku byifuzo biri mu mutima kandi uteka guha umugisha rwose turashimira nanone umugabo witwa Jado nawe yagize uruhare kugira ngo ino dekorasiyo iyi myanya tube twicaye neza nawe Imana yo mu ijuru imuha umugisha rero bavandimwe mwebwe mwese nongeye kubasaba ngo dushimire Imana duhaye ibihe byiza Imana ibaha umugisha rwose ndasaba rero buri muntu wese ahari yaba ari kugenda abase n'uhagaze gato dusenge dushimire Imana mureke duhe Imana yo mu ijuru icyubahiro dusenge Imana data wa twese umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko izina ryawe nirihimbazwe nukuri turagushimira ubuntu bwawe n'imbabazi no gukiranuka uburyo twitaho ukatugirira neza ushyirwe hejuru data wagaragaje ko ari wowe utegeka ikirere nyamara kandi ni isomo rikomeye ku buzima bwacu yuko ubasha guhagarika imiyaga iyo ariyo yose data wagize neza turagushimye wakoze kubana n'amakorari yaje kubana natwe wabazanye amahoro turagusabye kugira ngo ukomeze no kubana nabo
wagize neza gufasha ababwiriza mu buryo butandukanye. Buri muntu wese wagize uruhare mu bikorwa by'iki gitaramo umuha umugisha. Turasabira umugisha ndetse n'abandi bose badufashije mu mirimo y'amaboko, abatanze ubutunzi bagatanga ibitekerezo. Data mwiza ubaha umugisha. Turasabira umugisha korari abungeri ndetse n'andi makorari bafatanya, ubagire neza ubaha umugisha wawe. Turashimira ubuyobozi bw'umurenge wa Bwishyura, ubaha umugisha, ndetse by'umwihariko data turashimira ubuyobozi bw'iki gihugu, ubaha umugisha wawe. Ukomeze uduhe amahoro n'umutekano muri iki gihugu, kuko amahoro y'iki gihugu niyo mahoro yacu, nibwo buryo bwiza bwabasha gutuma tuvuga ubutumwa. Icyoro n'ikibi cyawe data wabanye natwe, tugiye nanone guhaguruka dusubiye mu miryango yacu, abakomeza kure n'abajya hafi, abagenda mu modoka n'abagenda n'amaguru. Ndasabye ngo uburizemo imigambi ya Satani yose, ubuntu bwawe n'urukundo rwawe be kuri twe, ugendane natwe utugeze mu miryango yacu amahoro. Nyamara kandi biranashoboka yuko bitagenda uko, dusabye kwezwa k'ubugingo, kuko aribwo buzakubona. Uhabwe icyubahiro kuko uri Imana, uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, mugereyo amahoro. Mu gihe tugiye guherekeza abashyitsi, reka dusabe abadiyakoni n'abadiyakonikazi n'abari muri protokole n'abandi